basa mu bihumbi 2 bishize, mu gihumbi gishize, mu myaka 500 ishize, muri uyu mwaka turimo no mu myaka 2000 biri imbere. Mu magambo make, Bibiliya ni nk'ifoto y'urugendo Imana yakoranye na muntu kuva muri iriya myaka yose. Urwo rugendo rero kuko rwagiye runyura mu bihindagurika, mu bihe bihindagurika, n'abantu bahindagurika, n'imyumvire ihindagurika, n'imico ihindagurika, n'ubumenyi buhindagurika, uwo muntu wagiye anyura muri ibyo bihindagurika. Bibiliya ryaba isezerano rya kera yaba n'irishya irakwereka uburyo Imana yagiye imuherekeza nk'umubyeyi uherekeje umwana we, akagenda akura, akaba ari ukibondo, agakura ikamuherekeza, urugendo rurakomeza. Ntabwo ari uko Imana ihinduka, ahubwo buriya Bibiliya ni ifoto y'uburyo Imana yagendanye n'umuryango wa muntu kuva mu myaka ibihumbi mbare na mbariro kugeza uyu munsi. Kubera yuko ari amateka ahindagurika na muntu bwe akagenda ahinduka, Imana nayo uburyo imuherekeza bigenda bihinduka bijyanye n'aho ibintu bigeze. Nturebe urugero, ntabwo Imana yasaba ibintu bimwe umuntu wo mu myaka 2000 bishize n'umuntu w'uyu munsi. Ntabwo byashoboka kuko turi mu mateka anyuranye. Urumva wenda dufate nko umuntu wo mu 2000 bishize, iyo bamubwiraga ngo gukunda umuvandimwe wawe, umuvandimwe wanjye ninde? Ni umuntu wese. Muri icyo gihe wenda umuntu wese yari umuntu duturanye ku gasozi, kuko niho ubumenyi bwanjye bwari bugarukiye. Ntabwo nari nzi yuko hari isi ingana gutya. Ariko ubu ngubu kuko namenye yuko hariho Uburayi, hariho Amerika, hariho abazungu, hari n'abandi bo muri Aziya bafite uruhu rusa ukwarwo. Ubu ngubu mu myumvire yanjye uvuze ngo gukunda umuvandimwe wawe, ngo kandi umuvandimwe wawe ni umuntu wese, cya kindi wita umuntu, njye kuri njye ni kinini kurusha icy'abakurambere banjye bari batuye ku musozi ntuyeho mu myaka 2000 bishize. Ntabwo bari mu myumvire yabo ya muntu, ntibari gushyiramo umunyaburayi wo muri Aziya, ko ntibari bazi ko n'ibyo bibaho. Ni ukuvuga rero ngo amateka tugendamo arahinduka, Imana ikagendana natwe. Iyo mihindagurikire tubona Bibiliya yagiye ifotora, ntabwo ari imihindagurikire y'Imana, ahubwo ni imihindagurikire y'urugendo rwa muntu muri ibyo bintu bihindagurika Imana yagiye imuherekezamo. Padi, ndabyumvise, ariko akabazo ntarasobanukirwa neza. Iyo Mana y'icyo gihe, muri uko kuntu uvuze ngo ni ifoto nyine y'uburyo ngo Imana yagiye ibana n'abantu, buriya abo mu gihe cya mbere ntabwo baharenganiye, kuko bo bahuye n'ibyago n'amakuba bikomeye cyane. Kuko niba ubu icyo gihe nk'uko nabikubwiye mu isezerano rya kera, wakoraga ikosa igahita ikwasa, ikaguteza umwuzure, ikaguteza ibibazo bikomeye, urabizi nawe ujya ubisoma. Ariko ubu ngubu ho urukundo nyine uko idufata ubu biratandukanye. Ubwo abakera ntabwo baharenganiye. Oya ndetse ubwo si no kubisoma, ndabyigisha. Ubu niryo somo nigisha muri universite, muri kaminuza. Ni ukuvuga ngo niba reka mfate urundi rugero rworoshye. Reka tuvuge yuko wavutse ufite impanga. Noneho igihe mwari mufite imyaka 5, iyo mwakosaga, mama wanyu cyangwa papa wanyu yabacishagaho akanyafu, mukanarira. Hanyuma uza kugira ibyago, wenda nyuma y'imyaka 10 iyo mpanga yawe itaha kwa Nyagasani uhoraho arayihamagara. Wowe ugeze uyu munsi uri umugabo mukuru. Niyo hari ibyo papa wawe cyangwa mama wawe niba ubafite babona wanyiganyezeho, barakubwira bati Yemi, turabona bimeze gutya na gutya na gutya na gutya, ariko ntabwo batora inkoni ngo bagukubite. None se ya mpanga yawe amateka yayo yagarukiye ku myaka 10, aho mama na papa wawe babacishaga akanyafu mwakosheje, yararenganye? Oya, ntabwo yarenganye. Gusa urayirebera mu mateka yanyuzemo, yagendanyemo n'ababyeyi bawe. Wowe uyu munsi amateka yarakomeje, uzivye no kugendana mu bwana, mugendanye mu gihe uri mukuru, batagukubita urushyi n'akanyafu kugira ngo bagukosore, bakubwira ku bundi buryo. Ariko ntabwo wicara ngo uvuge uti yo burya disi ya mpanga yanjye
twabanye kugira witabye Imana kuri ya myaka 10 twakosaga bakadukubita akanyafu, yararenganye, urandebera di, yararenganye, ntabwo yamenye yuko nyuma yaho hazaza igihe nzajya nkosana kwibeshya papa na mama bakanganiriza. Oya, ni amateka ya muntu, amateka agenda ahinduka, natwe rero Imana ikaduherekeza muri ibyo ngibyo. Ariko nanone ntiturebe gusa urwo ruhande, nanone uyu munsi Imana idusaba byinshi kurusha ibyo yasabaga umuntu w'icyo gihe. Idusaba byinshi kurusha ibyo yasabaga umuntu w'icyo gihe. Urabona buriya nunasoma Bibiliya uzabona yuko hari ibintu byinshi byagiye bitera intambwe. Ndaguha urugero, urabona itegeko bita ngo iryinyo rihorerwe iryinyo. Yego, ndabibona. Musa rwose araza aravuga ati mwa bantu mwe, iryinyo rihorerwe ijisho, iryinyo ijisho rihorerwe irindi. Abantu babisoma bakavuga bati Mana we, batubwije ibintu bya biturutse kwa Nyagasani gute? Muri kwa guherekeza imyumvire icyo gihe yari iteye intambwe, wagakwiye kureba ukavuga uti ariko mbere y'ibyo byari bimeze bite? Iryinyo rimwe ryashoboraga guhorerwa amenyo 300, ijisho rimwe rigahorerwa amaso 600, kugira ngo ushobore kurera abantu nkurera umwana, umwumvishe yuko rimwe ubwabyo nabyo ni intambwe ikomeye. Rimwe na rimwe hari igihe tureba ibintu tukabireba tukabigaya kuko tutazi aho byaturutse, aho byari biri imbere y'iyo ntambwe. Nayo mpamvu bigeze nyuma Yesu Kristo byakomeje bitera imbere, araza aravuga ati reka mbabwire mwa bantu mwe, mugerageze mukunde n'abanzi. Wumve ijisho rihorerwa amaso 600, duteye intambwe muri rwa rugendo rwo gukura. Noneho tugarukize kuri ijisho iryinyo, turakuteye intambwe bigeze igihe Yesu Kristo azaravuga ati reka nkubwire, nibyo yimvije kwihorera waruzi n'ikindi, tubireke tugeze ahantu dukuze mu kwemera no mu kumva ibintu twari dukwiye kubireka. Urumva rero ni urugendo rugenda rukura, ku buryo uyu munsi natwe Imana idusaba byinshi birenze ibyo yasabaga muri icyo gihe, kuko twarakuze ndetse n'abo mu gihe kizaza izabisaba ibirenzeho. Ni nkayo mpamvu iyo imyuzure ibaye muri Bangladesh ushobora gusanga hano muri Caritas barimo bateranya imfashanyo yo kujya gufasha muri Bangladesh. Ubaje nabo bakristo bayitanga ngo ku ikarita y'isi bakwereka aho Bangladesh iri, ntibamenya hiri. Ariko urumva twagize ku myumvire yo kumva yuko umuvandimwe wo muri Bangladesh ari umuvandimwe wacu. Iyo myumvire abantu bo mu 2000 bishize ntibari bayifite. Nayo mpamvu bidusaba kuba twakora ako gafashanyo tukabafasha. Ni ukuvuga ngo uko tugenda dukura natwe ukwemera kudusaba byinshi birenze ibyo kwasabaga abo mu myaka 2000 bishize, n'abazaza mu 2000 biri imbere, kuko bazaba bafite urundi rwego rw'imyumvire, ukwemera kuzabasaba ibirenzeho gato. Nuko tugenda dukura, mbese ufata icyo kigereranyo cy'umubyeyi ubyara umwana akamuherekeza kugeza igihe abaye umuntu mukuru. Iyo ari kuri uru rwego amubwira kandi akamusaba ibijyanye narwo, yagera kuri uru akamubwira kandi akamusaba ibijyanye nabyo, yagera kuri uru akamubwira kandi akamusaba ibijyanye nabyo, bikagenda bikura kuko ni umuntu urimo agenda ajya mbere. Padi, urakoze gutanga umuganda wawe kugira ngo ubujiji bwanjye bugabanuke kuri iyo ngingo. Ndizera ko hari n'abandi nari mpagarariye nabo twari dusangiye ubwo bujiji, ariko ndanyuzwe pe. Uzongera kukimbaza nyine naye nzajya mbona uko icyo mubwire gifatika, ko nizere ko abazagikurikira kino kiganiro nabo bizabagirira akamaro. Ikindi kibazo Padi, ngiye nkunda ibintu, niyo mpamvu muri introduction navuze mu muziki ubumenyi n'ubuhanga. Nkunda ibintu by'ubuhanga cyane. Umuziki wenda ntabwo turavugaho cyane kuko ubushize twarawuvuze, turibanda kuri ibyo bijyanye no kujijuka mu bintu by'ukwemera. Si ukwemera gusa, byanadufasha no mu bundi buzima. Padi, ngiye kukubaza kubera iki abantu, niko tujya experience yanyeretse, abantu b'abanyantege nke, tuvuge nk'urugero ku buryo buri finansiye, abakene ubona basenga cyane kurusha abatari abakene, none ahubwo bakarushaho gukena. Hari nk'umuntu usanga nko kuri paruwasi akajya ahora kuri paruwasi akitanga akagira gute agasenga akanafasha kiliziya, ariko akarushaho gukena. Umukobwa abo twita babi